hashimwe wati tusibuke hashimwe 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 wati hashimwe 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 izina rya Yesu buri wese aryame hasi hashimwe 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 KIDASANZWR hashimwe 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 nyamara uriya mugabo yahanuye uyu ni umunsi wawe uyu ni umunsi wawe imyaka 38 umunsi umwe Yesu yashizeho uherezo sinzi imyaka umaze uyu ni umunsi wawe kwikorera uburiri bwawe reka nanjye mbaho ubuhamya hanyuma dukomeze Bwana asifiwe abatabizi ngira abana batanu umwana wa mbere n'umukobwa yavutse araga prematira afite amezi 6 n'iminsi nkingana madamu namujanye hano kwa Gasinga biranga mujyana CHK wagera CHK bampa ambulance ngo nimujyane Faisal ngo akana kagiye kuvuka ari gatoya ati ni Faisal ifite kubeze mujyanayo avuka ku mezi 6 n'ibindi hejuru kandi mbabwije ukuri sinobesha imbere amatera muganga yambwiye ngo umwana azaba afite imyaka amezi 7 ngo ariko munsi y'amezi 7 ndiyabaho Bwana asifiwe uwo mwana aravuka afite amezi 6 n'ibihe birebire n'iminsi nkingahe aja muri Faisal amezi 2 ubu n'umukobwa mukuru yiga mu wa 4 Bwana asifiwe cyakabiri nyuma y'uwo mukobwa nakurikije umuhungu we n'umusore nta kibazo nja kubyara umuhungu wanje wa gatatu ari mwana wa gatatu avukana ibitobore bitatu ku mutima ibitobore bitatu ku mutima noneho turataha tumaze amezi nk'abiri tubona umwana atiyongera imyenge ibitobore cyangwa imyenge ushaka gushiraho none rero ariko Yesu we nuko mucumbise umuspecialiste uba muri Faisal bita ngo ni Dr. Mutsumbishi w'abantu ushinzwe imitima arambwira ngo umwana wawe mutima afite n'imyenge ndashobora gukira genda utamara amafaranga niko yambwiye twicaye muri Faisal niko yambwiye ndamubwira tuzi n'ibintu mfite amafaranga wowe mpa ordonnance inge mu Buhinde nje kuvuna Mutsumbishi arambwira ngo ntampa ordonnance ngo kubera ko amafaranga yo gutunga abandi bana kubera ko ingu yazafa ntuyangize kuzapfa niko Mutsumbishi yarambwiye ngo amafaranga utunga abandi bana reka kuyatwika kuko uyu mwana niko byagenze uko mpemba nyuma yaho rero umwana turamuzana turasenga turarimba ngo akuna Mungu ibitobore birasibangana noneho rero ubu ni umusore mukuru azayiga muri gatatu ka primaire amen mashimwe rero subiramo rero tuvuga aho ngaho ibindi zabivuga cyumweru gitaha
Haleluya. Umuyobozi ababwiye mu rugo nukuri niko byagenze kandi mu bantu yariye madame ikibabwira hari igihe abantu bazavuga bakumva kuko umuntu byavuzwe na nyirabyo bakumva none kuko yabivuze ari si jewe nawe twari tugenda ijoro ryose twashaka kuri hashaka ku mwana wanjye je nari ndi ko yemwe ngo tubona aho umwana avutse k'Imana ariko kubyo twari ko turebesha amaso izo twarimo turebesha amaso yacu bijanye n'ubwenge bwacu bwa bumuntu twarema nta buzima bwari buhari ariko kubera yuko Imana umva mu kintu cya mbere kandi cya nyuma Imana isiba jalo kuri cyo Imana ikagaragaza kwikunda kwayo Imana igahagarara ku cyubahiro cyayo umva ikintu izihagarara ku cyo yavuze icyo yavuze yakuri ibihamya birahari n'umugabo w'umunyakuri ibihamya birahari iyo yuguruye ntashobora kugara n'umugabo w'umunyakuri turabifite tuzasaba abashumba umunsi umwe tuzasaba abashumba kandi umushumba karatumva kwera twasanze tuzakora igitaramo cyo kuzaza tuvuga abantu batambuka nibazaza bavuga buri muntu avuga ishimwe cy'Imana yakoze dutuza nitumara kumva tugihagarareho duhereza Imana icyubahiro. Haleluya. Amen, amen. Haleluya. haleluya Dominique yaravuze ngo mu buzima hari byinshi tubona ngo Tukabifata tukabifata nk'ibisanzwe. nk'ibisanzwe ariko dushima Imana kuko uyu mugoroba ibyo Imana yakoze tutabifashe nk'ibisanzwe Tuzabyara. turimo turayishima. haleluya Hari umudamu witwa Immaculée Nyirabageni uwo mudamu ni umuhalarume ni mushiki wa Bene. Immaculée yari yarivuje ku bantu bose bashinzwe kuvura iby'abadamu ibihugu byose bidukikije yabigezemo baramubwira ngo very sorry uri malforme ntabwo uzabyara hari abantu bapima bakababwira ngo tegereza hazashika ariko baramubwiye ngo Imana yakuremye utagomba kubyara. Bana sefiwe ariko turashima Imana kuko igitanga ama pièces de rechange mu mibiri yacu igahindura. Haleluya. Uyu munsi Immaculée afite umwana witwa Iyani w'umuhungu afite imyaka 2. Iyani afite imyaka 3. Mana we twarakubonye. Imirimo intoke zawe Yesu. Hari umukobwa witwa Antoinette Nyiragiciro nawe ni umuhalarume yamaze imyaka hafi 4 nawe atari yabyara. Uyu munsi afite abana umukobwa n'umuhungu. Dufite ibihamya byinshi byo gushimira Imana. Dufite impamvu nyinshi zo gushima Imana.
mureke njye nshima Imana mu isengesho. Mana we, Hallelujah. isi yose n'ibyuzuyemo byose imirimo y'intoke zawe Yesu. Hallelujah. Warakoze. Warakoze. Warakoze kuduha abana. Warakoze ibihamya turabibona turabifite iyo nkuguruye data nawe ubasha kuvuga iyo mvuze yego nawe ubasha kuvuga warakoze Mana warakoze haleluya warakoze Mana warakoze Mana warakoze Mana warakoze iyo nkuguruye data ni wowe twegamiye turakomera, ni wowe twahungiye uraduhisha, waduhujije amarira. Wadukomereje imitima mu bihe bikomeye, turaguhimbaje Imana. Yesu uhimbazwe mwami we, uhimbazwe Mana ya alarme. Uhimbazwe Mana y'u Rwanda, uhimbazwe Mana yacu. Warakoze mwami we, ibihamya birahari kuko ukora, ibihamya birahari kuko tugukunze Mana. Izina ryawe rihimbazwe Mana. Umve gushima kw'abana bawe Bwana sifiwe. haleluya Haleluya. Haleluya. haleluya Yesu ashimwe. amen Mukuri birenze ko umuntu yabivuga. Njye nsengera hano muri Zayoni nateranye iteraniro rya mbere, ndavuga reka ntahe kuko turi mu kwezi nk'abashyitsi wenda ararume. Turi mu kwezi ko kugira umutima umwaka wo kugira umutima wo kuramya Imana, ariko noneho ku kwezi ni ukwezi ko kuramya Imana abanzi bacu bagahunga. Rero navuze ubundi nkunda guterana amateraniro abiri, ndavuga reka ntahe ndagaruka mu iteraniro rya kabiri. Uyu munsi ngomba kuwusoza ndamya Imana. Uyu munsi wari umunsi udasanzwe koko. Haleluya. Ndashima Imana ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa 12 uyu mwaka turimo nagiye mu bitaro, nari ntwite inda y'amezi 6. Nagize ikibazo, ntago nari ndi Kigali ntuinaha, ariko nkorera mu ntara mu karere ka Kirehe. Njyayo ntago njyayo buri munsi, ni business nkorerayo, ngiye kureba abakozi. Ngenda ngiye gushyingura nkomeza mu kazi, ndangije kuwa gatandatu nagiye, ariko kuwa kabiri ndi bugaruke kuwa gatandatu. Kuwa gatandatu ndangije akazi umunsi nagomba kugaruka, mpita numva merewe nabi mu nda harandya, ngerageza kwikomeza, ndangije njya kuryama, biba ngombwa ko njya kwa muganga. Nageze kwa muganga baranyakira kuri centre de santé, barambwira ngo umwana yamaze gupfira mu nda. Numva ni ibintu bindenze, bahise banshyira ku gatanda kuko ibitaro byegeranye na centre de santé. Nago ubuzima bwanjye ako kanya bwahise buhinduka. Banshyira ku gatanda, barancunga, banjyana mu bitaro. Bangejeje mu bitaro, urumva nari njyenyine, umugabo ntago yari ahari, pressure yari hejuru. Ababyeyi murabyumva, pressure yari hejuru, umwana yapfiriye mu nda. Numva ibyanjye birarangiye. Nari natinye no kubibwira umugabo, nanze kumubwira, mvuga nti numva mfite kwizera ko ari Imana iri bukore. Ariko abaganga nabo barakomeza ibi bintu. Buriya hari igihe tutinya kuvuga ibintu cyangwa tugatinda kuvuga iby'Imana yakoze, wenda ushyiraho amaprotokoli adasanzwe, ariko igihe cy'Imana iyo kigeze, Imana yemera kuvuga kugira ngo abantu bakire. Nari imeze nabi cyane, bahamagaye umugabo njye ntanabizi, ntazi aho ndi. Abaganga b'ibitaro byose barateranaga bakavuga bati ni wowe murwayi ukomeye dufite hano muri ibi bitaro. Numva kunkorera cesarienne, nkumva nabyo simbyumva, nkavuga ni ngomba kubyara. Ariko
ntabwo ariko Imana yabishaka, ariko ikintu nshimira Imana imeze nabi cyane, ibitaro byose birahagarara, abantu bo mu gace aho hantu nkorera niho iwacu, niho nahoze ntuye, abantu bazi imirimo yanjye nakoreye Imana nkiri umukobwa, abantu barahurura, abantu bararira, babimbwiraga nyuma bakajya barira bakavuga ngo Mana ngwibuka imirimo yangabire, bakagenda bayivuga bayitondora. Ni ukuri nari ngeze ku rupfu, nari nasogongeye ku rupfu, ubuzima numvaga nakibufite, numvaga byarangiye, ariko Imana idakiranirwa ngo yibagirwe imirimo. Haleluya. Nibuka igihe kimwe nigize kurota inzozi, ndota ngo njya mu ijuru ntumbagira, ngo mbona abantu batumbagizwa n'imirimo bakoze, ngeze mu kirere ndagaruka, kumbe hari icyo Imana yari insigarije. Ndagira ngo nkubwire ngo hari icyo Imana igusigarije. Imana yadusigarije kugira ngo Imana nta deni dufitiye, ariko twe tuyifitiye ideni. Haleluya. Tuyifitiye ideni ryo gukora neza. Rero abantu barimo bavuga ubuhamya bw'abantu bararume, umutima urambwira ngo se ko bavuga iby'abantu badahari, wowe uhari kuki utarimo kuvuga ibyawe? Rero ndashima Imana, iby'Imana yakoze ni byinshi, ariko Imana ishimwe. Haleluya. Bwana sifiwe. Reka ndangirize ku bundi buhamya bubiri twabiboneye, buriya muntu azamenye ibye, niyo mpamvu muhamumva twatuvuga ibyo muri alarme cyane. Nongeye kwibuka umuyobozi wacu wari represent uyu nguyu yatsimbuye witwa Alex Mwungura. Alex Mwungura yabuze umwana, urubyaro babuze urubyaro mu gihe cy'imyaka 15, imyaka 15. Ariko umunsi umwe muri alarme haba igitaramo bararirimba yandirimba ngo hakuna Mungu mwengine, kandi iyo ndirimbo yahimbwe nyine na Alex Mwungura. Abantu barayihagarara baravuga ngo hakuna Mungu mwengine, kubera yuko hataba Imana nimwe ishobora gukora ibyo abantu bananiwe. Iraziza mu muryango wa Mwungura, imuhereza umwana mwita Refre, yitwa Refre. Indirimbo bazabayiririmba ikarangirizwa na Refre yayo, ariko kuri bafite abana babiri. Titwokomera Imana amashi. Nongere mvuge undi mwana ni murumuna wanje, ise ni ukurikira papa, yitwa Ndabunguye Bernard. Yagize nawe hafi imyaka 12. Turavuga ngo ndibishoboka bukeye bwa, turabatereka nk'umuryango hari kuri Bana. Turavuga ko umuryango atereka noneho tuje gukorera amasengesho mu isengesho twasabye rirakomeye cyane. Twaravuze ngo muri runo rugo nubwo hasa ntatambutse imyaka myinshi yatari umwana, dukeneye umwana ngo azavuke muri uru rugo, izi za televiziyo zazibona umwana uyimena, umubyeyi yumve ko umwana yamenye televiziyo, undi yamenye ibikombe, undi yamenye ibintu. Turasenga, ariko mwumva ukundi Imana izikora. Muri iyo myaka 12 yose nta kintu cyagaragaye gisa nkaho bazabyara. Ngo dusenge, nyuma y'amezi 3 baratwita. Ngo bamare gutwita indivamwo, ivuye ngo turavuga Mana ushimwe gusa kubera yuko duhaye ikimenyetso ko bafite inda ibyara. None kuri ubu bafite umwana w'umuhungu. Noneho turangiza twengane n'indirimbo 3 tujya gusorezaho, ariko turazikonjo iminota 2 n'igice. Hariko rasi umugabo amvugiye ku ruhande, izamura amarangamutima yose. Uyu ngawe ribe n'uwarurivye. Reka gucika integereka no kwiheba no kurambirwa n'imisiyo, kubabazwa mu gihe bavuga ko bita gishobotse, ubwo nibwo Imana ivuga. Reka gucika integereka no kwiheba no kurambirwa n'imisiyo, kubabazwa mu gihe bavuga ko bita gishobotse, ubwo nibwo Imana ivuga. Imana tigutira, ntibakerezwa, ikora ku mwanya wayo, amina igasubiza hageze. Imana tigutira, ntibakerezwa, ikora ku mwanya wayo.
hageze igasubiza hageze Imana dihutira Imana dihutira dihutira ikora ku mwana wayo igasubiza hageze igasubiza hageze Imana dihutira Imana dihutira ikora ku mwana wayo igasubiza igasubiza hageze Hallelujah Yesu we Yesu yitwa Yesu warubuze iyihe turabyibutse ibyo yakoze ashimwe turabyibutse ibyo yakoze ashimwe amaso yacu yabonye byinshi amatwi yacu yumvise byinshi intambwe zacu yamwamburiye kumukorera icyo kora imbabazi agira icyo bituma tuvuga imbere iyo hari byose twifuza uwiteka ashimwe Bana we Yesu ashimwe indirimbo ya nyuma turangije zibiri turarimba igitero cya nyuma kivuga ngo indirimbo Trezor turirimba mu gitaramo nemezanya nuko yego abonera nyuma yo gusubiramo ndabona gusenga ndangiza ariko Yesu we uhageze wese ahabonera Ikibinuka